munyemerere tuganire n'umwe wemeye kutuganiriza wahuye n'iki kibazo yumvaga amerewe ate uyu munsi yumva amerewe ate. Maze igihe kitaragera mu kwezi menye ko ngifite, urebye navuye hano mu bitaro byabaho ku itariki 10 kandi nari mazemo ibyumweru 3 ariyo ndwara bari kumvura, cyari cyatobotse ku buryo ari hahandi udashobora nta kintu nashobora gushyiramo ngo icyo nari gushiramo cyose cyamenekaga mu nda, hari hatobotse ku buryo bugaragara, ku buryo niba nyumwe ikintu gishobora kujya mu mara hehe mu nda hose. Nkeka ko nari nabitewe n'imiti nari nanyoye kwa muganga, hari nari mfite ikibazo cy'umugongo bampa imiti, ariko kuva ntangiye kuyinywa natangiranye no kumva ububabare kuva ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu nabinyoye, nabitangiye ari ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu naje mu bitaro ku cyumweru, ariko icyo gihe iyo nzira yose nabaga mbabara ndibwa umunsi ku wundi, ku buryo ku munsi wa nyuma ndemba. Icyo gihe hari ku munsi wa 7 ntangiye imiti, niriwe numva, ariko nyine urumva buri munsi uko nyoye imiti byariyongeraga bikiyongera, ariko ko nari ndwaye umugongo mbabara nkumva nkagira kwihangana ngo numve ko byamfasha ku mugongo, kandi numvaga bimfasha ko nabwo nari mfite ikibazo cy'umugongo gikomeye. Ariko cyumweru nyine ku munsi wa 7 nagize gutya numva none ububabare buteye ubwoba, ku buryo nari niriwe mu rugo numva wapi no ntonekara inda yose, ariko sinzi niba ndimo kubivuga neza ko kuva ku munsi wa mbere nababaraga mu gifu hejuru, umunsi wa 2 ntangira kumva none na mu mpande handya, byagiye kugera ku munsi wa 5 inda yose ibabara. Kuvurwa kirakira, kuko nk'ubwo nkurikije uko naje meze nari mfite ububabare bwo mu rwego bwatumaga ntahumeka, ku buryo no mu hajemo amazi kubera kunanirwa guhumeka. Rero iminsi namaze hano nyine kuba basanze cyaratobotse, yambujije kunywa ikintu icyo cyo cyose, yemwe n'amazi byansabaga kuyinyuguza nkayacira. Nahise njya ku maserumu, akoresha inzira y'imiti, yarambwira ati no kubagwa ndabona cyangiritse ku buryo no kudoda dushobora no kudoda tugasanga indodo ntizifata, reba ukuntu ifoto yacyo ukuntu cyari kimeze. Ibi byose ubona ni ibisebe, uno mwenge ni umwenge wari watobotse, hano utu n'utundi dusebe byose byari ibisebe. Arambwira ati rero dushobora no kunyura inzira yo kukibaga tukanadoda n'indodo zikanga gufata. Navuga ati reka tugerageze inzira y'imiti turebe nibiramuka byanze, ubwo nyine nta kundi tuzajya mu nzira yo kubaga. Ati nabyo kuko birashoboka. Rero twanyuze inzira y'imiti, akira ku maserumu gusa, ibintu byo gushyira mu gifu byose turabihagarika. Nyuma y'ibyumweru 3 hari hamaze hahandi hatobotse munsi, hari hamaze kwifunga, ku buryo natangiriye ku dupotaje agakoma, ariko ibintu byose tubinyuza mu kayunguruzo k'icyayi bikaba biseye. No kuvuga ngo iyo nzira yose ngiye kuyimaramo ukwezi ari ubwo buryo ndi kuryamo, ariko urabona ko mfite imbaraga, ntuye mu bice byo mu Bugesera werekeza za Nyamata, ariko nahavuye nitwaye, kandi urumva ni ibyumweru 3 byonyine navuye hano Rodisi. Urumva n'ukwezi ntago kurashira. Ndumva inama nagira abantu ari ukujya bivuza kare, ko ni indwara mbi irababaza, kandi uretse Imana yonyine ishobora no kuba yarafashije abaganga nkavurwa ngakira, byanakwica pe. Ububabare bwonyine nagize umwuka urabura, ntago ushobora kubasha, hari ububabare ugeramo no guhumeka bikanga, bene aho ngaho utabonye umuntu ugufasha wapfa wishwe no kubura umwuka. Ariko iyo hajemo no kubaga n'ibyo nizo nzira zose binyuramo, birashoboka ko wanagwa no kwiseta. Byiza nuko umuntu yajya akora attention akamenya wakumva ububabare wumva budasanzwe, nturindire ko bigera kure. Murakoze nawe. Ibyo rero ibitangazwa na Mukansigaye Alice nawe wagize iki kibazo cyo gutoboka igifu, uyu munsi akaba arimo yumva muri we afite icyizere cyo gukira neza, atingeranije nuko nari meze, akaba atanga inama z'uko abantu bakwiriye kwisuzumisha hakiri kare. Nyuma yo kuganira nawe mutwemerere kugira ngo dusobanukirwe byinshi bishobora kuba byatuma umuntu atoboka igifu, we yararimo aratubwira ko akeka ko imiti yahawe igabanya ububabare ari ishobora kuba yaramuteye iki kibazo. Ese abandi bo bashobora kuba babiterwa n'iki? Ni ryari tuvuga ngo igifu cyaratoboka
cyatobotse babimenya bate? Ibi byose kugira ngo tubimenye mutwemerere twegere Dr Petronile Muhawenimana, hakaba ari impuguke mu kuvura indwara zo mu mubiri, atuganirize byinshi. Kanamura twongere tubahe ikaze. Nkuko tuba tumaze kubabwira tugiye kuganira ku gifu. Uyu munsi turamenya kandi twirinde gutoboka ku gifu. Niyo mpamvu tugiye kuganira na Dr Petronile Muhawenimana, hakaba ari impuguke mu bijyanye no kuvura indwara zo mu mubiri. Ni impuguke nk'abazwi nk'abainterniste. Ni muganga hano ku Bibaho International Hospital. Dr tubahaye ikaze. Murakoze. Ntiryari twavuga ngo umuntu yatobotse igifu? Ndi umurwayi agenda biragoye kuvuga ko afite igifu cyatobotse. Umurwayi we aje kwivuza azavuga ibimenyetso bisanzwe bitashobora kuba wavuga ko byanze bikunze bihuye no gutoboka kw'igifu. Ashobora kuza kubwira ko afite ububabare cyane mu nda, cyane cyane ahegera hano mu kameme. Ashobora kuza nk'umuntu urembye cyane, inda imubabaza, inda yabyimbye cyane. Noneho mu gushakisha mu ndwara zimwe zishobora gutuma umuntu agira ibimenyetso nk'ibyo, ukavuga ko ubona ko igifu cye cyatobotse, ariko ntabwo ubundi yaza ngo uhite ubyemeza. Hari ibimenyetso rusange bishobora kuganisha ku ndwara zo mu nda, wakora ibizamini ukagera kuri uwo mwanzuro. Mutibibonwa na muganga, mubibona mutese bibonwa biteye ko igifu cyatobotse kiri mu mwenge? Iyo utangiye umuntu akubwira ko ababara mu nda, cyane cyane ahatuma utekereza ko arwara igifu, ukora ibizamini. Harimo kuba wanyuza mu cyuma kireba mu gifu, noneho wagikwinjiramo ukaza kubona harimo umwenge mu gifu. Ugahita ufata umwanzuro w'uko ubonye ko igifu gifite mu mwenge. Gusa ibyo ubundi iyo waramutse watekereje ko uwo muntu ashobora kuba yatobotse igifu, birabujijwe kumunyuza mu cyuma kireba mu gifu. Yego, twumvise rero nyine uburyo uyu mwenge uri ku gifu ushobora kubonwa nk'uko Dr Petronile Muhawenimana arimo kubidusobanurira. Aha rero nanone umuntu yanibaza igishobora gutera igifu gutoboka cyangwa se uyu mwenge ku gifu. Ni impamvu nyinshi. Ashobora kuba yari asanzwe arwaye, harimo ibisebe ntiyivuze, noneho uko bizatinda bya bisebe bikazagira ingaruka z'uko icyo gifu cyatoboka. Ashobora se kuba hari imiti imwe n'imwe ashobora kunywa nayo ikagira ingaruka ku gifu kikaba cyatoboka. Ariko byinshi bihera ku burwayi bwari busanzwe buri mu gifu, noneho cya gifu kigahera aho kirwaye kikaba cyahatobokera. Impamvu ni nyinshi nk'uko Dr Petronile yarimo kubidusobanurira. Harimo impamvu y'uko n'imiti ubwayo tunywa hari n'ishobora kuba yatera izo ngaruka zo gutoboka kw'igifu. Gusa ariko nanone muri iki kiganiro ahanini dukunze kugaruka ku kintu cy'uko umuntu iyo yisuzumishije hakiri kare indwara nyinshi zaza zishobora kuvurwa zigakira. Kandi kugira ngo usuzumishe hakiri kare ni uko nyine umuntu akenshi umenya nk'ibimenyetso, kugeza wenda nk'ubu ngubu ukaba wavuga uti ubwo mbabara gutya wasanga ku buryo nyine byihutirwa ko wajya kwa muganga. Haba hari ibimenyetso wenda bishobora kugaragariza umuntu yuko ashobora kuba afite umwenge ku gifu cyangwa se igifu cye ko cyaba cyaratobotse? Nk'uko natangiye mbivuga, ntabwo umwenge ari uburwayi bw'igifu, ahubwo ni ingaruka z'uburwayi bw'igifu. Ni ukuvuga ngo ntabwo wabona ibimenyetso ngo uhite uvuga ngo uyu muntu 100% atobotse igifu, ariko ashobora kuba yarigeze afite ibindi bibazo byatuma utekereza ko nabyo bishoboka. Umuntu ashobora kuba nyine ababara mu nda, cyane cyane ahigira hejuru mu kameme. Ashobora kuba afite ikibazo cyo kubura amaraso gikoraho, kuko nabyo ni ikimenyetso gishobora gutuma umuntu atekereza ko afite uburwayi butinze buri mu gifu, mu kubura amaraso. Ashobora kuba atanababara cyane, ariko akaza kubona ibimenyetso byerekana ko ashobora kuba arwaye igifu, kuko inyigo nyinshi zarakozwe ngo uburwayi bwo mu gifu
ntabwo bujya buringanira n'ibimenyetso. Nshaka kuvuga icyaha, nshaka kukubwira ngo uko umuntu akubwira ababara ntabwo yabivuga ko uri buze gusanga ibibazo bijyanye. Ushobora kuba umuntu akubwira ngo arababara cyane, wajyayo ugasanga wareba ukabona nta gifu kitarwaye cyane, undi akakubwira ati ni ibintu byoroshye cyane, ariko wajyayo ugasanga ibiro bikomeye. Ibi rero bigatanga ku mwanzuro w'uko igihe cyose wumva hari ikintu cyatuma utekereza ko waba ufite uburwayi bw'igifu, ugomba kwisuzumisha kugira ngo umuntu amenye ko ibirimo byoroshye cyangwa ibirimo bikomeye. Igihe cyose utarareba, nta mwanzuro ntiwabwira umuntu ngo ugenda ibintu byoroshye, kuko tuvuge nk'ikintu uburwayi waba bukunze gukomera ni nka kanseri. Ntushobora kuvuga ngo ibimenyetso uyu murwayi afite ndabona byanze bikunze byanyemeza ko afite kanseri cyangwa atayifite. Igihe cyose utarareba byose biba bishoboka. Hanyuma se birashoboka ko umuntu yakwirinda kuzagira iyi ngaruka yo gutoboka ku gifu? Nk'uko nabivuze, gutoboka igifu n'ingaruka z'igifu kirwaye. Kubyirinda rero nk'uko n'izindi ngaruka zindi z'uburwayi zabaho, ni ukwisuzumisha hakiri kare. Igihe cyose wumva ibimenyetso ukajya kwa muganga, aho kugira ngo uhure n'abantu bose bakugira inama izirizo n'izitarizo, bakakubwira bati ubwo wabara ufata iki, ugahura n'umuntu ati nanjye narwaye igifu, imiti yaramvuye, agafata ordonnance yo kayijyana muri farumasi, ariko nyanaka yari yararembye none nabonye yarakize, reka nanjye njyaniye. Ntabwo iyo mikorere ariyo, kuko nta kikwemeza ko uwo muntu ibyo yararwaye ari byo nawe urwaye. Ugomba kujya kwisuzumisha ukabona imiti ijyanye n'uburwayi bwawe ufite. Ahanini dukunda kubona ingaruka byo akenshi z'umuntu watinze kwivuza indwara runaka ziba ziremereye, ariko reka turebe wenda uwatinda kumenya ko igifu cye wenda gifite kiriya kibazo cyo kuba cyaratobotse, cyangwa se watinda kubyivuza ubwabyo, hari ingaruka bishobora kumugiraho. Ubundi hari ibintu umuntu adashobora gutindana. Uwagize ibyago byo gutoboka igifu, uko byagenda kose ujya kwa muganga, kuko uburembye ingaruka za mbere zibaho ni uko urabona igifu tuzi akamaro kacyo, kiba kirimo ibiryo. Ikindi urwungano rw'ingogozi, ni ukuvuga guhera mu kanwa kugeza hasi, ni ahantu habamo za mikorobe nyinshi. Zimwe zishinzwe nyine mu kugogora, ariko izindi nko mu mara zishinzwe gucagagura imyanda ibirimo. Iyo ugize ibyago rero yuko utoboka igifu, ni ukuvuga ngo bya bintu byose bikirimo biri buze kwisuka mu nda. Byisutse mu nda birimo ibiryo ntabwo ari ibintu birimo za mikorobe, na za mikorobe zigiyemo. Ikindi hari n'ibiryo ubwabyo nabyo bisa nkaho byongera, tuvuge nk'iyo wanyoye amata cyangwa wariye inyama, urabona hari ukabivangamo izo mikorobe, bihita byongera ubukana bw'izo mikorobe, ukaba wagira infection mu nda. Hari igihe ibintu bigorana kubona amagambo yo kubishyiramo mu Kinyarwanda, ariko nyine iyi infection yo mu nda ituma n'amara afatwa, noneho bikaba byatera yuko inda yose igira infection. Icyo gihe biba emergency ikomeye, biba bisaba ko umuntu bagiye kumubaga kugira ngo bajye gukosora hahandi, bajye no koza yanda yagize ikibazo. Kandi ubundi ni kubaga mu nda ubwabyo ni operation ziri delicate, ariko noneho hajemo za infection ugiye kurwana nazo, biba bitangiye kuba ikibazo gikomeye, byongera na risk yo gupfa. Muti iri infection ubwayo ishobora kuba yahitana umuntu, ariko noneho reka tureke kureba kuri infection, kuko nayo ubundi nayo ni indi ngaruka. Gutoboka igifu kwabyo byashobora guhitana ubirwaye. Iyo byageze kuri iyo complication y'ama infection, barabivura babaze, ariko nyine ibintu byose iyo umuntu avura haba ariho icyo bita uko evolution, ese bigenda gute. Hari igihe ucyara evolution nziza cyangwa mbi. Muri iyo rero kuri uwo muntu watobotse igifu akagira n'icyo bita abdomen aigu, cyangwa haba hariho risk nubwo bakora ibikenewe byose ko byamuhitana, bitewe n'ibyo baza gusanga mu nda. Niba uza gusanga inda yose yuzuye amashyira,
amara yafashwe, ubwo nyine biba bigenda biba bibi kurusha. Hari igihe ushaka gusanga ya infection iri ahantu hamwe, aho bakahitaho bikazatungana, ariko niba byagezeho byafata inda yose, bigafata amara nayo asanzwe arimo imyanda, ubwo biba bigenda biba ikibazo gikomeye. Byose bigorana bitewe n'ibyo baza gusanga mu nda aho byari bigeze. Twumva kenshi abavuga ko igifu cyapfutse, ibi bivuze iki? Ntekereza ko ariko uburwayi bw'igifu abantu bakwita ko bwaba bworoshye, ariko abantu batabizi bashaka kubyita. Ariko igifu ubundi ku muntu ubizi, ntabwo igifu cy'umuntu cyapfuka, cyangwa se abantu baba bakigereranya n'igifu cy'inka kuko aricyo bazi, kuko gifite ubwoya. Ariko igifu cy'umuntu ntigishobora gupfuka kuko ntabwo gifite, ni inyama nyine isanzwe nk'uko ubona ururimi rwawe rutukura, ntabwo gishobora gupfuka. Bakigereranya n'igifu cy'inka, inka zigira ibifu byinshi, kikagira igifu gifite ubwoya kubera ko cyo kirya inka zirya ubwatsi, ariko twe nk'umuntu dufite igifu cy'inyama isanzwe, ntigishobora gupfuka. Ababivuga baba bibeshya, baba bashaka kubigereranya n'igifu cy'inka, kandi biratandukanye, ntabwo cyapfuka. Ndatekereza ko ibyo wenda ababivuga baba barimo kubigereranya n'igisebe ku gifu, mu gihe wenda ku gifu haba hajeho igisebe. Ese iki gisebe ubwacyo gishobora kuba cyatuma igifu gitoboka n'imwe mu ngaruka? Hahandi aho igisebe cyabaye niho haba, kuko igifu kiba gifite ibice bikigize. Urabona igifu gifite ibice bigiye bigerekeranye. Urabona icyo bita mikoza iri hano hejuru, hari submucosa, hari serosa, hari na muscularis aha hasi. Ngo ibisebe bigenda ushaka kukigira kikaza kigafata hejuru cyane. Uko kigenda rero cyinjiramo ndani mu nyama y'igifu, niko kiba kigenda gishobora kugira risike yuko hahandi hagenda haba horoshye, kuko haba hagiyemo mu cyobo, kigenda cyinjira aha hasi. Uko bimanuka rero bishobora kugenda bikagera bigejeje ahahera, ubwo cyaba cyatobotse. Biterwa rero nuko cya gisebe cyinjiramo ndani muri ya nyama y'igifu. Aho cyagiye rero kiba cyahatumye horoha, hakaba haba impamvu y'uko hatoboka. Gusa nta muntu yakongeraho ko uko igifu cyatobotse ntabwo ariko biba bibi cyane. Hari igihe maze kubona nka 3 z'abantu batobotse igifu, umuntu akabavuza imiti bagakira batarinze no kubagwa. Kenshi biba byagenze gute? Urabona igifu, icyo umuntu yakwibaza nuko igifu kiri mu nda, ariko no mu nda harimo ibindi bintu. Igifu gishobora gutoboka aha, noneho wa mwenge ukagenda nk'amara agafataho inyuma, agasa nk'aya ahafunga. Bikarinda umuntu za ngaruka z'uko bya biryo, za aside zo mu gifu, za mikorobe zo mu gifu zinjiramo mu nda imbere. Iyo zitagiyemo rero bikaguma gutyo, cya gisebe umuntu arakivura bikarangira umuntu akize. Turacyari mu kiganiro Menya Wirinde, turimo kuganira na Dr. Petronile Muhawinimana, akaba ari umuganga hano kuri Baho International Hospital. Dukurikije uko iki gifu giteye, nyine niko igifu kiba giteye mu nda. Aha umuntu yakwibaza ko birumvikana nyine niho hinjira ibyo tunywa, niho hinjira ibyo turya. Haba hari n'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa bishobora guteza izi ngaruka z'uko igifu cyatoboka? Birashoboka, ariko si ku bantu bose, ariko birashoboka. Urabona hari ushobora nko kunywa inzoga, cyane cyane inzoga nyinshi zikomeye, bikaba bishobora kuba ingaruka y'uko igifu cyatoboka. Ibindi cyane cyane bikunze kubaho ni imiti. Hari imiti igira ingaruka ku gifu, nayo ishobora gutuma gitoboka. Ariko mu buryo muri rusange ibiryo bikugira ingaruka ku gifu, bavuga ngo bishobora guterwa n'umuntu.
ibyo bita umuntu agira tolerance ye. Niyo mpamvu burya no kuri regime y'igifu umuntu bigoye umuntu atagomba gutondeka ibiryo ngo kuri buri muntu ngo wowe ngo ibi biryo birabujwe ku gifu. Umuntu afite tolerance y'ibiryo n'ubundi umuntu agomba kwiha regime ukavuga utari ku wundi yewe ndi ibi bintu bigenda gute, kuko nge nshobora kurya ibijumba nkabwugwa neza, wowe wabirya ukabwugwa nabi, niwo ugomba kumva igifu cyawe ukavuga ngo ntugihate. Tukivuga nyine kuri ibyo binyobwa cyangwa se ibiribwa bishobora kuba byateza izi ngaruka, nari ntekereza kuri izi regime abantu bafata zo kugira ngo bagabanye ibiro cyane cyane. Hari izi z'abantu bashobora gushaka kuri interinete cyangwa se n'iz'abantu bagenda basangizanya, wenda hari uwayikurikira ibiro arabigabanije. Izi zo hari ubwo zishobora kuba wenda zatera ingaruka zo kuba igifu cyatoboka. Izo regime ubwazo nzigarutseho muri rusange ni regime zikenewe yuko abantu bahabwaho ubumenyi, nubwo atari cyo twagambiriye uyu munsi, kubera ko ngize n'Imana yuko nabona umwanya wo kuba nabivugaho gatoya, kuko umuntu aba yaranyuzwe imbere n'abantu benshi, ugasanga abantu bari kuri regime zimwe zabateye uburwayi bukomeye, ugasanga umuntu yacitse intege ntakishobora no kujya ku kazi, ajya ku kazi akakubwira ati ndeba muri computer nkasinzira kubera ko ntacyo akirya. Umubiri wacu ufite ntukeneye ko tuwima ibintu byose kugira ngo ubeho twirinde ibiro, ahubwo bisaba ko turya neza tukamenya ko tugomba kurya, kuko ntitugomba guhagarika ibintu byose. Abantu rero bafata amaregime nabagira inama yuko bazajya bahabwa regime n'abantu babizi, babyize, bazi imikorere y'umubiri, ntagahure n'umuntu ngo amubwire ngo ufata ibi ngibi, kuko umubiri wacu ufite ibyo ukoresha kugira ngo ubeho ufite ibyo ukeneye, kandi aho biva ni mu byo turya. Tugizwe n'ibyo turya, nk'uko bakwiye tubwira wa mugani, hari ibyo tutagomba kugabanya, akaba ari impamvu tudukwiriye kwegera abaganga kugira ngo ubundi umuntu agafashe regime yabanje no gusuzumwa kugira ngo arebe ibyo akeneye cyane, ariko n'ibyo akwiye wenda kugabanya bitewe n'uko mu musanze. Turimo kugenda twerekeza ku musozi w'ikiganiro cyacu. Igifu cyatobotse kiba gishobora kuba cyavurwa kigakira? Kiravurwa kigakira, nibyo nahoze nkubwira ko hari rimwe na rimwe ushaka gukoresha imiti umuntu hahandi hagafunga, iyo bitageze hahandi bisaba yuko babaga umuntu, kandi niyo babaza abantu bitewe na stade baba bagiyeho barakira, nubwo hashobora kuba badakira ariko kiravurwa. Ngo igifu cyatobotse kiba gishobora kuvurwa kigakira bitewe n'aho ingaruka zaba zigeze. Dukurikije ko twumvise ko igifu gutoboka ku gifu nk'ingaruka z'uburwayi buri ku gifu, ko twumvise ko nyine bihangayikishije, kuko hari n'igihe nyine biba byihutirwa kugira ngo umurwayi avurwe vuba, kandi tukaba twumvise ko hari uburyo ushobora kuba wagerageza nawe kugira ngo urengere igifu cyawe kibungabunge n'ikizagire buriya burwayi cyangwa se n'ingaruka zishobora guturuka kuri ubwo burwayi. Tukaba twanumvise byinshi ku bijyanye n'iki gifu cyangwa se uburwayi bw'igifu. Ibi byose tubihuje Dr. muratugira nama ki kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu? Inama nabagira ni imwe kandi yoroshye, ni uko igihe cyose wakumva hari ikintu cyahindutse ku mubiri wawe, ahantu ikintu kitagenda, ujya kwa muganga, wishakira ibisubizo ahatariho, ujya kwa muganga kugira ngo bagufashe bakurikije ubumenyi bafite, kuko burya ntabwo kuvura ari cyo kintu cyoroshye ku buryo umuntu yahitamo kugirwa inama n'ubonetse wese. Ni ukuvuga ngo ni kujya kwa muganga kugira ngo niba, kuko nk'uko nabasobanuriye, hari igihe utekereza ko ibimenyetso ufite byoroshye, kandi nyamara iyo ubijyanye kwa muganga bishobora kuza kujyana ku kintu gikomeye, wowe ubwawe ntiwabimenya. Abantu bakunze kwibwira ko ikintu iyo kitababaza cyoroshye, kandi iyo byo si byo. Akenshi n'indwara mbi ntabwo zibabaza cyane, zibabaza nyine zigeze kure. Niyo mpamvu igihe cyose hari ikintu cyahinduka mu buzima bwawe, ni byiza kujya kwa muganga, wigisha inama abatabifitiye ubumenyi,
ni ngombwa kujya kwa muganga bakakuvura bakurikije ibyo bize. murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye ndabashimiye, umunsi mwiza. Ngizi inama tugiriwe na Dr Petro Nile Muhawenimana, ati abantu nibisuzumishe hakiri kare, abantu nibikunde. Niba ngo hari ikintu icyo ari cyo cyose wumvise kitagenda neza mu mubiri wawe, nyaboneka hegera abaganga. Ikindi twirinde za regime zigabanya ibiro dupfuye guhabwa n'abantu abari bo bose. Twegera abahanga mu by'ubuzima, mu by'ubuvuzi, batugira inama. Izo regime uzitangire ari uko uzi ngo ziragufasha iki ngiki, ukwiriye kugabanya iki ngiki, ukwiriye kongera iki ngiki, kugira ngo